man. ubundi kugira Namu mutinzi twagiye. tubiyo nkuru ugasanga nayo bayindi gute. Namu mutinzi. urumva mwana Brice. Rero niho byavuye ariko nyuma nyine naje kubidevelopa nshaka uburyo nakandikamo izina nyine birambuye mbanza kubikora gutyo nuko uko Didimani ryaje ariko nakuze mpfana Riderman ryise niga mu wa kane numvaga nyine nshaka akantu kazaho mani iyo uvuze ngo wakuze ufana Riderman uzi ko uri gutwumvisha ko akuze kandi nawe akiri muto. Oya none se kuko rero nanjye muzabimborera ejo Riderman turamukunda gusa ntabwo twakuze kubanduta ngo ndinze nsaza nyifana. ariko Brice abantu bose ntabwo basaza man uko byagenda kose iyo wubatse ikintu ari ibikorwa byawe bituma udasaza niyo umuntu akubwira ngo ejo muri za masamba kiragahungu niyo umuntu akwibutsa indirimbo yawe ya kera wahereyeho akakubwira ati iriya ndirimbo narayikundaga ubu ni ukuvuga ngo iyo yumvise asubira muri ibyo bihe ntabwo wasaza nyirayo. Sinanga gukura ariko ndabitinya mani reka ntabwo tuzagaruka nituvamo kandi mbabona akazi gakiri kenshi. Akazi ko karacyahari kabisa. Okay, Kevin Kade niba uri kunyumva Kevin Kade uramuzi mbere. Ngaye nguko rero nuko byaje. Ariko Brice njye nari akantu gato nashaka kubaza. Hari indirimbo yawe na Diamond. Indirimbo ikomeje kuvugisha benshi urumva haba wayicishije amaso haba wayumviseho gatoya urumva iyo ndirimbo umufana wawe Team 001 uri hano hanze indirimbo turayitangirana umwaka muri make hari ikintu kirimo kiraturya bikababwiye ariko ntabwo aba dushubije inyuma niba uje none ibintu ko aramaze kubisobanura by'ira ndirimbo ari akantu buriya banatambitsemo atambitsemo namwumvise indirimbo mushobora kwitangirana umwaka buriya banatambitsemo namumanuye mukomeze ubwo aho nabyumvishe niba dushobora byashoboka nagusubize namumanuye wari ufite amayiko bishobora indirimbo mushobora kwitangirana umwaka kabisa nta gihindutse sawa ubwo abafana ba 001 kabisa Team 001 tuzaba duhari uwo mwaka tuzawutangirana ari rimwe. Asante sana man. ubundi hahire rimwe kabisa. Thank you. Godfather urumbaje ngo Kevin Kade ndamuzi. Okay, Kevin Kade uramuzi? Nawe ndabona akandagiye ahangaha reka manza gutere yamba gutere peace. Kade shiramo request hanyuma Kevin Kade urimo muri kubona ko nkuzamura ntuzamuke. Kevin Kade ongera ushyiremo request again. Sinzi uhise usimuka kumaza network mbi. Vuba araje vuba yagiye uzi ko yuriye moto kugira ngo ashake network. Kevin Kade washyizemo request again. Melody abantu bagufite inyota ari benshi basi. Kevin Kade ongera ushyiremo request sindi kukubona ntabwo ndi kukubona kandi nari nkubonye. banza ugabanye request zirimo reba nka request zinga ukoramo kugira ngo abashe gushyira muri request ajya abahuza muri request 400 nazikuramo ntese ziba zuzuye nyine genda zigabanye zikanda kudukuru nyine zirebe uzikure ugande kudukuru urumva natwe kuri telefone inshuro 400 oya gabanyamo nyeya also anyway reka Osmarito uyu nguyu numwe mu bantu bafasha ibihangano bya Melody ariko ndabona umujene network iri kumwangira network azikigali zabaye network niyo mpamvu ntekereza ko ubu nari ntegereje cyane watumye Bruce Melody atagenda ni umuntu bita Fireman ariko network azakomeje kumutenguha the same thing de kubona ntuza bikwanga bikomeje kwanga kwa Kevin Kade ndabona ntakubona let me try one more time so Melody ndatekereza icyo nagukorera ndabizi muri kwitegura mufite igihe gito reka ngushimire ndatekereza ko tushobora gukora bless you reka ngushimire hanyuma noneho nkubwire ngo turi kumwe nawe ufite abakunzi benshi baragukunda dutegereje kubona umuriro waka ibintu ni bibiri uyu mubare uri kwandika hano uzave muri yani wambaye ku gahanga naho nugenda bagakora ibyo bagukoreye tuziherera turire nk'abakunzi nk'uko bari kubivuga hano ariko ibaze ko mfite indirimbo guhera cyari ivuga ngo ntundize
uretse gato mu yandi magambo ugiye kuvuga ngo ugiye kuriza umuntu nk'ibisanzwe. Oya, ntabwo wapfa kundiza ko mba nihagazeho sana. Kandi cyakujya mu marira n'amarangamutima y'undi mwana yariraga kera akiri umuhungu we yabaye umugabo. Bishobora kuba bitazongera buriya. Wow. Rodi turagushimiye reka ngushimire nkubwire ngo God bless you kandi happy new year. Ntekereza ko ibintu bizagenda fresh. Icyifuzo ndatekereza aba-YouTubers ngiye kubasaba ikintu kimwe, abantu mugiye kwandika kuri iyi nkuru, aba-YouTubers muri aha mwese, umutwe w'amagambo ndabasaba gukoresha umutwe w'amagambo ugira uti hari icyifuzo Bruce Melody yasabye mujye mwandika ibifite akamaro, munatanga umusanzu muri industry, ntimugendere ibindi byose ndabizi mugiye kureba bifite aho bihuriye n'itiku nta n'itiku rihari. Ndasaba umuntu wese uri bufate iki kiganiro akagisha kuri YouTube ukoreshe ijambo Bruce Melody yakoresheje asaba leta, asaba inzego kugira ngo imbuga bazihereze zibe monetize. Ibi ngibi bafite inyungu, mwabiryohemwe. Bruce Melody wabereye ijwi, mugende aba ariyo title mukoresha kurusha ukuntu mwakoresha iby'amagambo yandi yo gutwika cyangwa y'indirimbo cyangwa iki gitaramo bari gupromotinga cyangwa n'izindi ndirimbo ze. Mugende mukoresha title y'icyifuzo Bruce Melody yasabye ubuyobozi cyangwa yasabye ministeri ifite ibihangano cyangwa imbuga nkoranyambaga mu nshingano. Ndagushimiye Melody, ariko cyagera Melody. Melody kabisa, tunashimire timu yawe kabisa, timu yawe kuba hafi buri munsi, timu yawe imaze gufata Melody urumva ikamugira Melody byimazeyo rwose. Iyo timu kabisa aho bari bajye bavuga ati ewana ibikorwa twakoze biri hejuru cyane kabisa. Aho ngaho baye umukanda nzugi wa 155 wa Kirobezo we. Ariko gato twagiye dushima koko. Urakoze twaje gupromote twumvikane. Urakoze Didimani, wakoze ku gitekerezo cyawe. See you, thank you, God bless you. Urakoze cyane gukanda uyu muryango kutari kunyingurira walahi. Nagufunguriye ngwino Melody mbere yo kujya. Bashyira kuri video bate? Kanda aho ngaho nguhaye kuri request. Reba hano handitse kamera mwana musani. Okay. Ibi ngibi erega kuba umuhanzi ni ikintu kimwe no kumenya ibintu byinshi. Shwari bro. Shwari. Indaya ukiri gute? Ibwo bwa mbere ngiye live rega byantonze. Ejyugwamo birakora ni wabara abantu bawe. Nanjye ntago mbikora kenshi simbisobanukiwe simbishoboye. Ariko birakora ntago ari bibi. None se ni iki gipyagarasa? Igitaramo cyo kwitariki ya mbere. Iki gipyagara. Atari kigomba kuba nicara hejuru nanjye rwose ndi hejuru cyane. Ubona Kevin kadafite show sibyo? I have my own concert for the first time ku itariki 31 tuzava iwanjye tujya iwawe tu kabisa. Ubwo muri afite show nawe Kade abasabwo tuvuge ko wirengagije utabi afite niko ndakumena yawe imbere y'aba Bruce ugize ngo iki nabonye first nabonye. Okay, satisfaction. Okay, Kadongo mbere ko noneho ugira icyo ubwira Bruce Melody no kujya kumushyigikira, twagiye tugire kuri show ya Satisfast. Nge rero mfite concert yanjye ya mbere mu mateka bwa mbere nishinguye ndihanyagura ndayikora. Nubwo byabayeho bimeze nk'ibitunguye abafana banjye, ariko nagomba gusoza umwaka nyine mu mihigo nari mfite ko ari gukora igitaramo cyanjye cya mbere ku nshuro ya mbere. Kikaba kizabera hari ahabereye ICI KCC roundabout hari abarasira umwaka. So mu busanzwe n'ubundi abahuzuye abapepure turi kurasa umwaka, ariko kuri ino nshuro nagize igitekerezo cyo kubona hashyira nyine concert nyine yo kwinjoyinga umwaka mushyashya. Nzaba mfite abahanzi benshi, mfitemo Alikiba, mfitemo Riderman, Bulldog, abahanzi ba Danje gusa. Ndatumira abantu banjye bose rero kuzahaza. Wazaba hahibe? Yeah, you already know. Ndagukubita ka invitation ahubwo igisaza. Nyome nzaza kabisa gushyikira kandi courage uri mu mirimo neza. Oya se kandi uzaba ndapfuye. Nukuvuga ngo urahabaye Melody? N'umuhungu wacu rega ni Kade. Ndi bucura. Melody uyu mujene wamwakiye gute cyangwa mwamwakiriye mute ku bantu batabonye icyo gitaramo ngiki gitaramo yabaye. Ari kibazo muri Tanzania? Kade ngo bisobanuye
Kadete ariko sinzi none rero yisemo Kadenesi ariko ye okay, niba ari kureba neza iki gitaramo aba bahanzi bazaba bari muri icyo gitaramo Melody ko muhiye ntabwo twashya dufite abakunzi benshi b'umuziki w'Imana tuzava hariya niba ari kureba neza hano ndabonamo Rutijo Were nkabonamo Bwiza nkabonamo Riderman nanjye ngomba kucyatendinga none se ubu uratekereza ko kucyatendinga bizatuma nta performing neza kuri ku munsi kurikiyeho abakunzi benshi sana muzaze dushyigikire Kade nimutubyuke tunakomereze ku ya mbere muri arena nta munaniro mwinshi urimo ni show muri show. Okay. Kade iki gitaramo abashaka amatike yagurirwa ko iminsi yagiye ndabona uyu munsi aho bagurira ya Bruce Melody nyine nanjye yanjye ku ruhande bihari ugize guki aho bagurira Bruce nanjye yanjye aho bagurira Bruce arabatana hasobanukiwe muhatubwirire rimwe tuhamenye ni hehe ni kuri ticket wayibonaho ariko ngiye no ku muryango wayibona uhageze ni kuri ticket namini kuri by the way n'agakode karahari bashobora kuyiguraho so n'ibintu bya mani mu Rwanda dufite miliyoni zigera kuri miliyoni hafi 13 so abahantu 10,000 bigomba kuzura kwa Bruce nanjye 30 bikuzura ko ngiye bahanjye hagiye 30. So uravuze ngo byanga bikunda agomba kuzura oya ni nk'itegeko rega turi benshi kandi twese dukunda umuziki twarakoze uyu mwaka men subizi. Okay, Kade nyuma yuko ndashaka kugira ngo numve nyuma yuko mbere yuko ugenda cyangwa nkurekura ngo ugende ndekura legend yo daddy mu muziki urimo kunyumva papa wawe mu muziki ubyanga ubyemere papa wawe mu muziki nyuma yuko ahuye oya nago tungana igisaza naragufanaga ubwo se twangana gute uzatike ku muco wo kumvana Kade uzakomereza oya nago nabicikaho uwo muco se nawucikaho nkajya hehe igisaza ariko baze mu gitaramo cya Kade Godfather winshajisha okay nubwo tutangana mu ruta ariko narone navuze mu muziki navuze mu bikorwa gusaza ndabitinyerega buriya ngiye kumundeba uko ninya gusaza kubi yego so Melody mbere ko nkubaza ikibazo kuri Kevin Kade waje akaza ameze nk'icyorezo cya kirabiranya yamaze intoki zo mu rwerere akaza ahitana ibyo asanze abantu akabaniga n'inkarabo yaje asanga nabo yazanye nabo bose akabazirikira ahantu akahabasiga ndashaka kugira ngo umfashe umbwire wakiriye uyu mujene gute mu bajene benshi wakiriye Kevin Kade wakiriye gute mu muziki iyo umuntu akora cyane yego iyo umuntu akora cyane biragoye kumuzitira mwene magambo ni munyakazi agakora ibyo yize Kade yize ku Nyundo man wow abonye muri vuga ngo yashatse kuva mu muziki kira ni icyemezo kibi niko kwiyahura ariko ubundi ni umukozi ni umuhanga nta hantu abantu bazamucikira urumva Kade ibintu arimo gukora nibyo ubundi umuhanzi yagakwiye kubakora gushyira imbaraga mu byawe ukabikunda ukanabyizera sizima abahanzi ba hano mubona bose bameze nk'abari gusaba imbabazi je ibintu nkora mbizi neza urumva umuhanzi ngiye gusohora indirimbo ngiye kuyipromotinga ndi umuhanzi mfite igitaramo ngiye kuperforminga ibyo bintu nta muntu wundi wabivuga neza nkanjye nta muntu n'umwe wabisobanura ibyo rero byo Kade yakoze ngiye namwakiriye nk'umuntu waje azi icyo ashaka yego kandi ugomba guhindura byinshi urabona ko nyine ibintu birahinduka ntabwo umusana akiri umuntu ujya mu rugo akaryama akitsimba abantu noneho bamwitsimba nabo akarakara kuva yuko avuga no kuba nko guhita joining ino live nyine nabyo birakwereka ko umuntu ari mu bintu bye kandi arabyizeye rero Kade courage kabisa komeza ufatireho ibintu byose bizemera aho utagera naho udashaka oya ngende ngakorera ntago ndetse kurekura uragenda njye mfite courage nyinshi kandi ngewe ibintu ubu ngubu nibwo bitangije ariko tugomba gutangira no kujya turya ku mafaranga ya konseri kuko abatari ibyo ngibyo nta kintu twazageraho vuba humura bizemera ushaka kujya ngakaba kari agatariki ka 3 n'imwe nkajyamo ndakuza Kade
Okay. Abantu bamwe bakavuga ndashaka kwa Kade mbere yuko niki uvuga kuri iki gitaramo Melody agiye guhuriramo na The Ben. Iki gitaramo cyakiriye gute kubona abakuru bawe bakira igitekerezo nk'iki kandi bikaba bigiye gukora bagahuriza imbaraga hamwe bakaba bagiye gushimisha abanyarwanda? Wabyakiriye gute bwana Kade? Ngiye ndi gukunda show busy iri kuryoha by the way. Abasaza bajimije indirimbo zacu ibintu byose byangiritse. Ariko we know that those guys are big kandi ikintu cyose ubwo kimataringa na amafaranga tu. Rero Bruce ni umuhanzi wujuje arena, Ben ni umuhanzi wujuje arena, so ntago ari kuvuga ko ari uko batinye ko bayuzuza nyine umwe ku giti cye, ahubwo ni uguhuza imbaraga nkuko nanjye nshobora gufatikanya no tunganya imbaraga tukaba twakora ibintu bya Dani. So ni byiza kabisa. Bivuze ngo mu bintu byabashimishije nk'abahanzi iki gitaramo turabashyigikiye cyane kubera ko uzi impamvu se ngiye nararyohewe noneho muri la press conference nyine bro. You made it man. Ninde ukwanditse Dafraposi gisaza? Bamufitiye urukundo dore bamwejeje ku 2020 ndapfuye. Hano babatanga n'igiceri warange nza nivugira amagambo ko ndi umunyamakuru. Kade baramuhamagaye mukupe Kade. Kade mbere ahangaha urabona uti ufite ikirenge cy'ukuzatera ikirenge mu cyaba bagabo ariko ugashinjwa warasuzuguye igitsina gore cyo mu Rwanda ngo ugakunda n'umukobwa wo mu Tanzania abandi bose ukabatera umugongo. Abakobwa b'abanyarwanda bakaba bagufitiye umujinya wo murandura nzuzi. Bamukunze bari hese ngo nabo mbihere. Afite bari ngo nabo mbihere kubimana kubi none se twabirukaho dushaka. Ugize ngo iki? Uravuze ngo makwepa ni bari makwe ntuza uramukobwa by the way uramukobwa byakomeje kujujurwa. Icyakubwira uriya mukobwa vana abantu mu rujijo. Uriya mukobwa twatekereje ko amukoresheje mu ndirimbo bite birangiriye aho. Uriya mukobwa murakundana cyangwa no gusapotinga bisanzwe? Ni umukunzi wawe bimeze biti? Oya ntago dukundana arakundwa. Uretse gato uravuze ntago dukundana arakundwa bishatse gusobanura arakunditse muri make. Okay, muri relationship. Oya ngende singa utaneranya n'akanyarwanda umukobwa mwiza uri hano wese nge nduwe uyu nguyu ujoininze Vikaso nawe ni mwiza cyane. Ndakumerera nabi. Hanyuma bivuze ngo uyu mukobwa za abantu bakomeje kubaza muri comment za muri ya concert azaza se. Oye uriya mugore uri kuvuga nanjye ngo umugore wanjye uriya mukobwa witwa Makwabe yaravuze baramubajije ku gihenga ariko se uriya mwana ngajya agira uko abigenza ngo yango ni muto ndamuruta ariko ye uburetse gato yagukoreye ibyo ntuza yagukoreye ibyo Miss Vanessa yakoreye Derrick wo muri iriya jambo yakoresheje n'iryo nanjye namusubiye. Godfather uri ukandi Caprio ari kugira ngo n'umusha nabikora. Umva mureke njyewe ngende kabisa akazi k'abandi nakishe kandi nazinduka. Melody ndagushimiye ariko mbere yo kugenda se ntabwo waba ufite gahunda yo gukorana n'uyu musore ukomeje kugira umuvuduko Kade nta projet mwaba mudufite muri abari ko ntekereza ko byaba arakaza mutwe? Ntabwo turahura neza ngo tubipanga ariko Kade yigeze kuza home ari no gukorana n'umuji umwe gutya ntabwo twabonye umwanya wo kuganira. Ikibazo ni inkorana na Bruce nzaba nsigaje nde mwe muretse gato mushaka nkora ibintu byose nta bidanje ibintu bizagenda neza ahubwo ndashaka gushimira abantu bose batu blessings hano abo twabanye uyu munsi nizere ko abazashobora muzitabira igitaramo ndabakunda bya hatari Godfather thank you so much Kade asante sana Didi man narishizemo kudidimanga kabisa ariko yadidimanga yaramenetse amenyo barayahomye baze kudidimanga mwana ntabyo. Thank you, God bless you, thank you big man. Urakoze cyane, thank you for your time kandi uvanyeho urujijo ibintu bigenze neza. Urakoze cyane Melody. Bye. Twihuta.